yo mbo n'abatindiye byihuse tutangira n'isomo rya mbere rero ku muntu ufite gitari ewana ninde warigiye ku YouTube wagishwe n'abazungu ndabizi bibarakavuyo ubwo ni isomo rya kabiri twatangiye sasa rero za mpamvu zose nababwiye ubwo zamaze kuvaho tubyumvikane ntajye umuntu umbwira ngo gitari yanjye ngurashaje gitari yanjye imiryango irashaje gitari yanjye ngo ni nini gitari yanjye ngo ni ntoya gitari yanjye ngo ntayo mfite nimba ufite uti mu baturanyi ihanganira umwanya ifate urabona intoki zanjye ngo ni nini ntago numva ko zaje ni ku buryo zajya ku rwego kuvuga ngo ntago zibaho ntazo nzi nigisha bafite nini zirenze ngo gitari ngo intoki ngo ni ntoya ngo zirarya ngo sinaca inzara zanjye fata kupongere fata simbizi cyukoresha ukata inzara zawe cyangwa ujye muri salo bakukata inzara zawe zikureho ntabwo inzara zo zikoreshwa mu gucuranga ikindi gitari murayibona uko kumeze izi twumba batwita fret mu cyongereza ariko bakabyita ngo ni kaze muri France ariko nicyo bita fret aha niho umuziki wose ubera niho wose ukorerwa so ibyo utajya kwiga gucuranga gitari nabamwe ngo binda kwigeranya n'iki kwigeranya n'abandi wagutanzeyo aba yaragutanzeyo byakira uko niba yaragutanze ko yarakurushije ikindi yageza aho uri hose wihuze n'abantu ubona muri mu rwego rumwe mukuru gakeya umunyamakuru abantu biga gitari muri iyo minsi kugira ngo utere imbaraga motivation mutere imbaraga muzamurane ambo wagiye rero ngende mwarimu ishimwe Menric kandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi bice bizakurikiraho ko nzazamura episode paka ntazi umubare nanjye ngera mbigisha step ya mbere rero niyo kumenya ngo imirya ubundi no mirya ko ngiye gufata gucanga gitari imirya ubundi iraregeye nimba iregeye muki mu yayi manota ko cyuna yanjye hanga afite kuri telefone yanjye tunyanyo ufite ko njya kuituninga karwanyereka ibintu marabanyika ngo i mujya mubibona ngo G ngo D ubwo ngiye kukwigisha rero iyi mirya ni 6 step ya mbere ubwo ni ya kabiri step ya mbere niyo kujya kuzamuka ya manota do re mi fa sol la si do ariya manota niya bumbi hamwe bya bintu byose ubona mu muziki hari abaririmba hari abacuranga hari abagira gute hari gitari solo hari base hari ibiki nimba utabizi rwose do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do nescalier ba 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 nescalier izese utazi kuzizamuka fata umwanya tubyigane do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do ibintu byose twiga bikombayiningiyemo aho ngaho byose itegeko rikomeye kurusha andi yose ribumbye ni ukubaha mwarimu wawe sunyubahe nkanjye ukomeze ubahe icyo ngiye kukubwira icyo ndi busore mu kanwa kanjye cyubahe nicyo kirimo gusaba niba nkubwiye ngo nk'ibi bahunga ngo umuziki yose ntabwo ari kombayiningiye wishaka kuvuga ngo nguye mbiririmbye ngo ndabicikiranye bishyire mu mutwe wawe nibwo utangiye umuziki wa nyawo ubyuka mu gitondo ukora umva repetwa yawe igiye ukora uvuga uwamapu yawe uvuga biriya bintu do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do
hariho umuntu ushobora kuba warasimbutse yenda cyangwa se warize mu kavuyo ukaba uzi gufata do rwose unacuranga nta kibazo. Ibi bintu nabwo urabikeneye, ndazi ko abantu benshi mubinegereja mukamenya ibi. Niyo mpamvu ugera kuri step wenda nk'iya ballet, nko kwiga nk'amabare cyangwa solo, bikakwara ibintu bikomeye kubera twatuntu wasuzuguye mu ntangiriro. Ndabisubiramo iyo niyo pfundo. Ambo sasa rero ya dore mi fa sol la si do yacu, gitari ukuntu iregeye mu buryo buri standard, violin ukuntu iregeye mu buryo buri standard, piano ukuntu nayo iregeye even na base, ni uvuga ngo byose biri muri ya manota maze kuririmba. Biregeye bite rero? Gitari ukuntu bayiregeye, ni uvuga ngo mi yanjye, mi uko isona, melody uko tugiye kwiga melody, uko ibintu bisona, uko bivuga. Melody ya do yanjye kuri gitari yanjye igomba kubivuga nka do ya piano, igomba kubivuga nka do ya violin bifite ukuntu yaregeye, bigomba kuba bivuga kimwe. Aho akenshi twifura kuri piano, kuko piano ntabwo igivamo, ntabwo ngo piano ngo yaregutse, ntabwo bibaho. Piano yanjye, do yanjye ni ya piano kuba bisona kimwe, ku buryo bivuga ku buryo bivugiye rimwe. Uburyo nkafashe imirigi ibiri, suppose ko imwe ari piano indi ari gitari, none bivugije byose icyarimwe, bigomba kuba biregeye ahantu hamwe. Icya kabiri, ya mirigi yacu rero ukuntu iregeye, tune yanjye ifite ingikwege gitari yanjye. Ikintu cya mbere, uyu murya uko bawita ntabwo ari izina gusa, ahubwo ni n'icyo usona. Uyu wa mbere, uyu wa bazi, uyu wa mbere, uyu umurya wa mbere bawita i, ari nayo i yo hasi. Uvuga ngo dufite i low na i high. Iyi ni high, iyi ni low, nuko ivuga kimwe. Ni cyangwa se mi muri France, i mu cyongereza, France bakavuga ko ari ku mutwe mu bya mi fa sol la si do, bira ni muri France, ariko mu cyongereza ni i. I uko byose ni imwe ni high indi ikaba low, low high, i high, i low. Ubwo imirya igomba kuba ivuga kimwe, nuko ifitanye isano ni imwe. Itavuga kimwe cyaba ari ikibazo. Ukurikiyeho, ubwo melody ivuga ibi bisona bivuga bitangire kuri kano kantu aka, niho bitangiye kuko ubona ko gitari iraza gutya igahita yigonda kugira ngo bitangire gutanga ijwi, bita byigonda. Hano gitari yigonda, yigondera kuri kano kantu. So iyi ni i cyangwa se mi. Uyikurikiyeho wabita la cyangwa se a muri France. Muzana bacuranga gukora ngo a d na bibasobanuriye. Utabizi agiye kuri ino ziyambe twatangiyeho, nabisobanura neza bihagije kuri episode ya mbere, isomo rya mbere. Ambo ukurikiyeho bawita d cyangwa se re, zabwa impamvu byita gutya re. Ukurikiyeho bawita solo cyangwa G. Ubwo re niyo D, G solo ari ukurikiyeho. Uwo kangahe? Ni umurya rimwe kabiri gatatu kane, D, uyu ni D wa gatatu, ukurikiyeho ni G ari wa kane, wa gatanu wita C, uwa nyuma ni uwuhe? Ari wowe high, I cyangwa se mi. Mi, ra, re, sol, si, mi ebyiri, high, low, high. Yatumye ukuntu imirya bayita. Igikurikiyeho rero kumenya none sasa
ko biregeye gutya, ni gute noneho ushobora kumenya kwiregera ntafite tuna? Aho niho waruzingiye. Ni gute narega gitari yanjye kandi nta tuna mfite? Narababwiye mbasubiriremo, natangira bibabwira do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Nimba ahantu ntazi mu cyarenda utafite smartphone, bibaho wenda ari nk'iyo watiye uri muri bino video, bibaho na telefone atari niyawe, gushyiramo application kutuninga ari n'ikibazo, ushobora kwiga kurega gitari yawe. Ari tugiye kwiga muri step ya mbere. Ya mbere uko isona ngiye kubyifashisha. Nayiregera hasi gitari nta kibazo, nayiregera hejuru nta kibazo. Aho ushobora kuzabyibuka wenda nk'imelody ukayumva, amatwi ukayumva, ugatwira kuri iyi melody uyu mujya wa mbere wayita mi, ukaza gushyiramo mi yawe, wamara kuyishyiramo ubwo ubonye mi yawe. Noneho icyo ugomba gukora nta kindi, uba ugomba gufata, nabaha ingero zitandukanye. Urugero rwa mbere, ushobora gufata telefone yawe isanzwe mu kabari muri kadiri cyangwa se simbizi, kujya nko kuri piano, kumva kujya kuri piano, ubwo pianiste ati ngewe curangira mi, ni kubyumva, curangira mi, pianiste agahita acuranga mi, ukayirekodinga. Curangira ra, ukayirekodinga. Curangira re, ukayirekodinga. Curangira solo, ukayirekodinga. Curangira si, ukayirekodinga. Curangira umurya wa mi uri haye, uko piano ni mu kuboko k'indyo hirya ruguru hejuru, kuko iro ni base, akora kuri base hepfo, akawucuranga, ukabirekodinga. Wowe icyo uzaza ukora, uzajya ujya ufata za record, nurangiza ucurange mi, record ya mi umurya ushyiremo ukoresha amatwi yawe, umanuke paka ugere kuri amije yawe, kuko wifashe za record wafashite ku mu pianiste. Ushobora kujya mu rusengero, ntabwo ari umukora ibintu byose muze, ntabwo bitwaye amasegonda arenze angahe 10, nta mu wabyanga ko kugufasha muri ubwo buryo. Ubu buryo bwa mbere. Ubundi buryo buhari ni uburyo bajya bakoresha bwo gutuninga bakoresheje ucuranga mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol fa mi re do si la so fa mi re do si la so fa mi. Nabwo bubaho uburyo bwo gusaba, tuzabyiga kuko ko ari episode zikurikirana. Mbigisha uburyo ushobora gutuninga gitari yawe ukoresheje ya mazina ntangiye babwira, ukarikodinga yenda ukoresheje kuri piano cyangwa gitari yindi nzima, ukarikodinga, warangiza ukaza ubikoresha uregera gitari yawe mu gihe yavuyemo, kuko ntushobora nikosa gucuranga gitari itaregeye. Twize uyu munsi iki uko imirya bayita, icyo kimenye umenye ko gitari ushobora kwiregera ikajyamo, birashoboka. Ambo sasa rero mu gucuranga hari ibintu mu kukubwira, ibintu biri icya mbere nicyo bita note n'icyo bita code. Note na code ni ibintu bibiri bitandukanye. Note ni single melody, ni akamelody kamwe, urugero izo ni note, izo ni note ndi gucuranga. Note ni akaru kamwe, ni note. Code ni one more note, ni note irenze imwe. Iyi ni do ndi gucuranga cyangwa se si, do yanjye, cyangwa se si. Iyi ni code,
note na code biratandukanye. Note ni kamwe, code ni akarenze kamwe nafashe nka do code. Nubwo umuntu ashobora kuvanga wenda ngo note code akabivanga, ariko ibyo umenye kwitandukanya. Ikindi ugomba guhita umenya, iyo utangiye gucuranga ntabwo uhera ku makode akomeye. Kode ya mbere ugomba guheraho ni kode ya do. Kode ya kabiri ni kode ya la mineur. Nzaza no mbigisha icyo bita mineur na majeur aho bitandukanira. Nze mbigisha gutuninga noneho ukoresheje intoki zawe. Ko uribaza ngo mineur na majeur ubundi kwiye kimwe kwiye kimajeur, ese undi amanota nangahe? Icyo ngo kugenda ntibabwiye ya makode yacu na manota yacu ubundi nangahe, uza ngahe. Ubundi amanota ni amanota yibanze, ni amanota 28. Gusa abantu benshi bazi ko amanota y'umuziki ari 7. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do, niyo bazi, ariko ntabwo ari 7 gusa. Hari n'ayo bita amadiyeze cyangwa se sharp. Uburyo bavuga ngo yacurangiye muri sol diyeze, yacurangiye muri mi diyeze, bakongera ngo diyeze, n'andi manota arimo hagati. Hakaba amanota ni ukuvuga ngo inota ryose, n'urugero do, yaba ari code yaba ari note, igira diyeze yayo. Diyeze yayo ni impanga yayo. Sinzi mutari kubyumva. Diyeze yayo ni impanga yayo. Video nize ko koze subscribe, nzaza nkusobanurira ayo manota ko ari 28 nayahe yavuye he, byaje biti ko nari nza 7 gusa, ayo yandi yaturutse he. Kora subscribe, nzaza na uploadinga video kenshi gashoboka kugira ngo mubone uko gitari noneho ugomba kwiga neza mu buryo buri professional. Kora subscribe, usharinge, ukomatinga, umbwira icyo ushaka kindi udasobanukiwe, nzabe muri episode izakurikiyeho cyo gusobanurira. Siko bimeze, ibintu byoroshye. Ciao ciao.